turi ku itariki ya gatatu ukwezi n'ukwa 12 umwaka 2010. Rwanda yari Airbus A330 akarongo gatambitse 300 yari itegereje kuzana umudamu w'icyatwa witwa Agathe Kanziga cyangwa se Agathe Habyarimana. Ariko byageze muri 2011 urukiko rwo mu bujura bwo mu gihugu cy'Ubufaransa buza kuvuga ko uyu mudamu adakwiye korezwa mu Rwanda. Byari ikibazo ku butabera bw'u Rwanda ndetse n'abantu bose bifuza guta uyu mudamu wari Kigali ry'inyuma mu mugambi wo gutegura jenoside mu Rwanda. Byageze muri 2024 uyu mudamu biza kuvuga ko mu gihugu cy'Ubufaransa atemerewe kuba ahari nta n'ibyangombwa byo kuba turafite, ariko nanone atakorezwa mu Rwanda. Bigeze muri 2024 nanone mu mezi ari imbere mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi byaje kuvuga ko umuhungu we witwa Jarike yagiye mu gihugu cya Kongo kugira ngo avugane na FDLR bashaka kugira ngo baze gutera u Rwanda. Hadaciye kabiri mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri gusa uwitwa Marie Rose yaje kuvuga ko ashaka kuza mu Rwanda, benshi bakumva ko azatabwa muri yombi akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali. Kara kabazo kuri buri wese yibazaga ngo ese aba bantu koko ibingibi barabitegura? Ariko nanone uyu mudamu usa naho adatinya ubutabera bw'u Rwanda cyangwa se usa naho ashyira ibitekerezo bye mu bana be ngo bakomeze babivuge. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 4 muri 2024 ubwo mu Rwanda twari tumaze iminsi hafi 23 dutangiye kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, uyu mudamu ndetse n'umukobwa we wagiye ku rubuga rwa Twitter baravuga bati mu Rwanda hakwiye kwibukwa jenoside ya kabiri. Benshi bumva igisobanuro cya jenoside ya kabiri ibyo bavuga bahita bumva ibyo bashatse kuvuga. Uyu mudamu wasize ahekuye u Rwanda ndetse akaba yarumvaga ko ashobora kurwanya na RPF Inkotanyi yaje kubohora u Rwanda ndetse kanagarika jenoside. Uyu mudamu afite imbaraga ki zituma Ubufaransa bumuryamaho agakomeza kuhaba, ariko migration yaho ntimwohereze mu Rwanda kandi ashinjwa ibyaha bya jenoside. Uyu mudamu utarifuzaga ko ubwoko bw'Abatutsi mu Rwanda bubaho ndetse umuhungu akaza gukundana n'umukobwa byazwe ko ari umunya-Ethiopia mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko nanone yamureba akabona asa n'ubwoko bw'Abatutsi akamubwira ngo uyu mukobwa simushaka, bakaza kumushyingira umukobwa wa Kabuga. Uyu mudamu kuki adakurwa mu Bufaransa ngagezwe ku kibuga cy'indege cya Kanombe? Ahubwo se uyu mudamu ushyigikiye umukobwa we waje no gutwara inda bikavuga ko yari yayitewe n'umusore w'Umututsi akaza koherezwa mu Bufaransa akajya kubyarirayo. Uyu mudamu ugifite ivangura rimeze rityo, kuki uwitwa Emmanuel Macron waje mu Rwanda akanera agasaba imbabazi akavuga ko igihugu cye kijaritse muri jenoside yo mu Rwanda, kuki adasinya impapuro zo kohereza uyu mudamu mu gihugu cy'u Rwanda? Uyu mudamu se bumva ko ibyabaye ari bitoya cyane, bikavuga ko ndetse bumvaga ko hari ibyo batakoze, afite ubudahangarwa kiti butuma inama za Perezida Kagame ndetse n'iza Macron zidashyira mu bikorwa umugambi wo kumutsa muri yombi. Aba bahungu se ndetse n'abakobwa be bumva ko baza mu Rwanda n'ubundi bagakora ibyo bashaka. Kandi nanone uyu witwa Marie Rose akaba ari we wavuze neza ko uwitwa Jarike yamuhamagaye indege ya papa wabo kimara kugwa akamubwira ko ngo agiye kuba ibintu bikomeye ndetse kanavuga ngo byarabaye, ariko ntabyite jenoside. Kuki umukobwa we adatabwa muri yombi nk'uko abandi bose batabwa muri yombi? Ahubwo se inyandiko byavuzwe zibanga ziri gucaracara ziva mu gihugu cy'Ubufaransa zikaza muri Kongo ndetse zikerekezwa mu Burundi, izo zo zihaziki. Benshi twagiye twumva operation yo kuvuga ngo harabagiye batabwa muri yombi ndetse abandi bagatekereza ko aba bakobwa n'abahungu ba Habyarimana bamwe bumva ko bakeneye gufata ubutegetsi bwa papa wabo. Izi operation zagiye zipangwa zagiye zipfira hehe? Hari amakuru menshi yagiye avugwa, buri wese akifuza kubona Agathe Kanziga yururuka i Kanombe ari mu mapingu akaza gushyirwa imbere y'ubutabera. Ariko uyu munsi imyaka ikabibaye 30 uyu mudamu bizwi neza aho ari n'aho atuye ndetse na virabamo ubutegetsi bw'Ubufaransa bukaba buyizi. Byagenze bitengu uyu munsi abakiguguzanya n'ubutabera bw'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda kandi Ubufaransa bumujyamyeho bwita ko ari inshuti z'u Rwanda. Reka byose tuberebe ku ntango.
1, King 2, King 2, King 1. Nyita Kanyamagambo, nyita Kabara Nkuru, nyita intare y'amakari. Of course, I'm the #1 storyteller in Rwanda. Uyu munsi nazanye documentaire yo ku bundi bwoko cyangwa se mu bundi buryo mwese mwari mutegereje. Nivuga kuri Agathe Kanziga, umuryango we, abana be, ndetse bamwe banatekereza ko bari kugenda baca iruhande n'uruhande kugira ngo bisange mu Rwanda. Hari amakuru yavuzwe mu minsi ishize avuga ko uwitwa Marie Rose Habyarimana ashobora kuba ari gushaka kuza mu Rwanda. Icyakora byavuzwe na Equator Times. Ariko nandi makuru n'abandi bose bakoresha urubuga rwa Twitter bagiye bavuga ngo uyu mudamu ashaka kugera mu Rwanda. Benshi bakavuga ngo byaba ari kunziza ku gihugu cy'u Rwanda n'ubutabera kuba bata muri yombo umuntu upfobya genocide ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku manywa y'ihangu. Ariko kugera isaha ntabwo uwo mudamu turamubona mu Rwanda. Ariko mbere yaho n'ubundi hari haciye iminsi bivuga ko uyu Jacques Habyarimana ndetse uri mu basore bakuru ba Habyarimana nawe yagiye kwifatanya na FDLR mu gihugu cya Kongo ashaka kugira ngo ayije imbere batera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose kugira ngo bize kugera kuri urwego birasaba ko mfata pause gatoya tukirukansa amasaha inyuma kagusubiza mu mwaka w'1942. Icyo gihe yari umuryango mwiza ufite umupapa n'umumama baje gukora ivyo bakora, baza kwibaruka umukobwa bise Agathe Kanziga. Amateka amwe kuri Wikipedia avuga ko uyu mudamu yavukiye mu gihugu cya Uganda, ariko andi bikavuga ko yavukiye mu Rwanda. Nubwo ari yose mateka hari uburyo amwe abusanya n'ayandi, gusa ikigaragara ni uko uyu mudamu yavutse muri 42. Uyu mudamu yabayeho abaho bigeze mu mwaka w'1962. Umudamu wari ufite papa we w'umukungu. Byavuga ko kuri icyo gihe ari we muntu wari utunze imodoka. Gutunga imodoka by'icyo gihe bisa no gutunga indege uyu munsi. Byari ibintu bikomeye. Umuntu wari utunze imodoka by'icyo gihe yari umukungu, abo bitaga abakungujumba. Uyu mudamu ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge muri 1962 hari haciye imyaka 20 umudamu avutse. Yari umudamu mwiza, yari umukobwa mwiza icyo gihe, atari umudamu buri wese yarebaga akabona ko ari umukobwa ufite ikizere, ari confidence kuko papa we yari umuntu ufite amafaranga, yari umuntu umeze neza cyane. Ubwo bari mu birori bari kwizihiza umunsi u Rwanda rwari rwabonye ubwigenge ko rwari rwabonye muri 1962. Yari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, bari muri sale iri mu mujyi wa Kigali. Kuri icyo gihe aho yari yicaye ku kameza haje kwinjira umugabo wari ufite ipeti rya lieutenant. Uyu mugabo yaje gutuma mugenzi we aramubwira ngo genda umpamagare uriya mukobwa. Umukobwa aramuhamagaye, of course abonye ibikorokoro biri ku ikora ry'uwo musore, aravuga ati uyu nguyu tugomba kuvugana. Ntabwo bavugane muri sale, byasabye ko bajya hanze ngo bajya hirya ngo mu kantu ahantu hari inyuma y'iyo sale. Undi aramwibwira amuga ati nitwa Juvenal Habyarimana, ndi umwe mu ngabo z'u Rwanda, urabona uko nambaye. Icyo gihe abantu bambaraga imyenda twita y'aba officials, tuzi neza imyenda y'urugamba, ariko noneho we yari yambaye imyenda official cyane ko bari mu birori byo kugira ngo bizihize ubwigenge bw'u Rwanda. Amaze kuvugana nawe, uyu yamusabye ko yabishutiye, undi aramwemerera nta kuzuyaza. Icyakora ibingibi ntabwo byatinze kuko muri 63 abangaba bari bamaze kubana akaramata nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko. Ariko icyo gihe tubyibuke, uyu Habyarimana yari umusirikare usa naho yegereye cyane ubutegetsi, kuko uyu mugabo yarazamutse cyane mu rwego rutarabaho, agenda azamuka mu birere, aribwo yaje kugera ku ipeti rya majoro. Uyu mugabo wari umusirikare atereta umukobwa w'umukire mu gihugu. Agathe Kanziga yaje kuzamuka mu mapeti, yari ku butegetsi bwa Kayibanda. Uyu mugabo perezida yaje kumuzamura agenda namwiyegereza cyane, biza kugera ku rwego bigera muri 73. Icyo gihe bari bamaze imyaka 10 babana nk'umugore n'umugabo. Kuri icyo gihe bageze muri 73 bari bafite abana 6. Umwe muri bo perezida yaje kumubyara muri batisimu. Byumvikana umuntu perezida abyarira umwana muri batisimu, murumva urwego bari. Kwa kundi wizera umuntu yaje kwizera uyu mugabo ku itariki, uyu mugabo muri 73 muri bukasori yiswe ngo ni les 5 camarades. Aba les 5 camarades nabari barimo Major Habyarimana,
baje gukora kudeta bakora president uvuge murarwibuka kuko rwabaye bamujyanye kumufungira igitarama bamufungira mu nzu aho batanamugemuriraga biza kurangira operation y'umugabo ugenze gutyo ndetse benshi banavuga ko uwitwa Magane n'uwitwa Nyirabiyoro bari baranuye operation bamubwira ko uko nguko yari amaze iminsi azunguruka mu gihugu ngo kwiziza imyaka 9 amaze yo mu gihugu ko ahubwo ari imvaye ari gusezera igihugu uyu mugabo n'imvaye ntabwo yagaragaye mu gihugu Habyarimana yajegeje ihembe ariko nanone ubwo yakoraga kudeta bisa naho Agathe Kanziga babonaga nk'umukobwa utuje nk'umudamu utuje aribwo yaragiye gusa noneho n'ukanganya byari bihe none bigiye kuba bibi cyane uyu mudamu n'uyu mugabo Habyarimana byasaga naho umwe afite imbaraga bigundi atarazigira uyu ari president ariko umudamu ataragira imbaraga byaje kuba ngombwa ko uyu mudamu abona ko mu gihe Habyarimana afite muri umunawe wari umudokiteri washobora kuzaba umwungiriza akaba umujyanama ashobora kuzamubuza imbaraga z'umutegetsi yaje gukora operation y'uburyo uwo muri Habyarimana agomba gushaka muri umunawe Habyarimana na muri umunawe bashaka Agathe Kanziga na muri umunawe yari famiye zari zaje noneho yaje kuba ngombwa ko uwitwa Agathe Kanziga agenda azana abasaza be bazanira ubutegetsi Habyarimana soye bivuze no kubabwira mu majwi umugabo imbaraga byaje kugera ku rwego imbaraga uyu Agathe Kanziga yaje gukora ibintu bisa n'amahano mu gihugu cy'u Rwanda aza gukora akazu nzaho no kubasobanura byose kuko ubundi kugenda bacira ku mayange yaje kurema ikitwa akazu aka kazu kaje kujegeza ihembe kica abantu benshi ndetse kisha miliyoni irenga abatutsi mu Rwanda uko kwica miliyoni y'abatutsi mu Rwanda uyu mugore yaje kwisiga mu Rwanda ajya mu gihugu cy'Ubufaransa ubwo indege Habyarimana yagwaga ivuye mu gihugu cya Tanzania igeze mu Rwanda uretse ko n'ubundi bantu zigaragara bimubwiye uyu mudamu haje kuba operation y'abasirikare b'Abafaransa baza kuza bagira mu gihugu cy'u Rwanda ariko bataje ubundi operation yari yariswe iyo gukura Abafaransa mu gihugu cy'u Rwanda ariko bageze ku itegeko rya Mitterrand wari perezida w'Ubufaransa baravuga ngo uwo mudamu n'abana be bose mu buriza indege ibazani Paris ntabwo basi bagenda direct Paris hari igihugu kimwe cyo muri Afrika baciyemo ariko baza kwisanira muri icyo gihe yajyanye n'abana be batatu asanga abandi batanu bari i Paris hari villa bari bati iyo villa yari yaraguzwe na Juvenal Habyarimana ubwo aracyari ku butegetsi uyu mudamu yumvaga ko umuriro asize waka azagaruka operation yararangiye yo kwica abatutsi akagaruka n'amututsi cy'ubugihugu icyakora ku bw'Imana ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ingabo zari zarapiye inkotanyi zaje kurangiza jenoside zirahagarika ndetse abagabo bakogerana aba bagabo baje kuyobora igihugu Agathe Kanziga abonye ko ibintu bitangiye kuba bibi atangira uburyo bwo gusoma umuriro mu gihugu cy'Ubufaransa wibuke uyu mudamu yari yaranatumye barumunabe bari umugabo we bicwa nabo mu gihugu cy'u Rwanda abangaba umwe yari umupolisi undi ari mu nzego nkuru za leta yaje kubica urupfu rubi kugira ngo akomeze ajegeze ihembe byari bihe bibi cyane mu Rwanda twibuke ku itariki ya 4 twibuke mu kwezi kwa 4 ku itariki ya 7 byari ibintu by'imiborogo byari ibintu bibi cyane umuntu ashobora kukubwira utabyumva cyangwa se ukagira ngo ni nka film ari kukubwira ariko no jenoside yakorewe abatutsi yaje guhitana barenga miliyoni y'abatutsi bishwe yari igihe cy'imiborogo ibintu byabaye mu minsi 100 gusa ariko bisa naho byabaye nko mu myaka ariko bisa n'ibyo umuntu yategura mu myaka 5 iyi jenoside yari yarateguwe ishyirwa mu bikorwa n'akazu ariko nanone na guverinoma yari iriho ikintu abanga basize bakora ibyo ngibyo uyu munsi bajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ngo hari jenoside bizaba abangaba nabo bana be barimo Jarike avuga ngo reka njye guca mu gihugu cya Kongo korana na FDLR iyi FDLR mu minsi ishize twumvise ko yagiye mu gihugu cy'u Burundi bajya gukora inama na FLN ndetse na perezida w'u Burundi aribo barurimo asa naho ari moderator w'ibyo biganiro uyu Marie Rose abantu bataramenya ngo agiye gukora iki nzabugura muri operation ya 2 yapanze gahunda yo kuza mu Rwanda aravuga ngo nshaka kujya mu Rwanda kubera ko hari ibyo mbona bitagenda neza ariko mwibuke benshi bagiye barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bakavuga ibipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bisa naho ari nko kwegera umuriro mu Rwanda
naza mu Rwanda benshi bizewe naza mu Rwanda benshi biteze ko azatabwa miliyoni. Uyu Agathe Kanziga uyu nguyu uri mu Bufaransa bizwi neza ahantu hari Ubufaransa bwaze kumutanga ngaze mu Rwanda asobanura byinshi yasize akora abanyarwanda ndetse aryozwe n'ubutabera amaze kugira imyaka hafi 80 benshi banatekereza ko ashobora kuzapfa atabajijwe ibyo yakoze mu Rwanda. Reka mubwire gatoya ku buzima bw'uyu mudamu wayoboye akazu akajageza ihembe mu Rwanda abantu bamutinya. Yari umudamu wari warigize ukunda Imana cyane, yari umudamu wari warabitsemo abantu ko ari umuntu usenga cyane. Ubwo iyerekwa rya mbere ryaberaga ikibeho yahise ajyayo nk'umudamu w'igihugu cyangwa se nka mama w'igihugu ayerekana nk'umudamu ukunda abanyarwanda n'u Rwanda. Bari barishe mu Mana ariko burya ng'iby'Imana irakureka ikakureka nyuma ikaza kutamaza. Uyu mudamu byagenze bite kugira ngo agere kuri urwo rwego? Mbaye ikaze muri iki kiganiro nanaha credit abantu bo ku Nsinzi TV bateguye iki kiganiro ndetse n'amajwi amwe na yabo. Donc nous avons entendu le bruit d'un avion et puis le bruit de. Nyuma y'ibyumweru bibiri Habyarimana afashe ubutegetsi hari tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1973. Sumubyara ntibazirikana Jean Baptiste yarapfuye, ubwo nyina Nyirazuba Suzana we yarapfuye mu myaka 6 yari ishize hari tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1967. Ubwo rero Habyarimana yarasigaye nta mubyeyi afite. Noneho byanyabyo Agathe Kanziga yaramwikuye asa n'umugenzura kuri buri ntambwe, ariko atangira bikora mu bwenge bwinshi bwo gukurikirana perezida mu bikorwa bye. Nyuma y'ahanga Agathe Kanziga atangiye kugaragaza ishusho nyayo y'umugore wa perezida wa Repubulika ukeneye kugira akaboko kuri buri kintu cyose, muri make yarakeneye kuba ububasha budasanzwe. Abanditsi benshi babegorotseho bati urupfu rwa ntibazirikana rwatumye Habyarimana abona ko nta handi yakwishingikiriza kuruta mu muryango kwa se uko yarashatsemo. Ibyo bigasa naho yarahaye rugari umugore we n'abaramubeho gukora ibyo bashaka, bapfa kuba bamushyigikiye. Ndetse kugira ngo hato umuryango wa Habyarimana utazigera umubera ikigusha ukaba wamuha n'inama zitandukanye n'ibyo kwa se uko babaga bakeneye, na murumuna we bararengana Serafi wari umuganga wizo washoboraga kuba umujyanama w'ibanga wa mukuru we mu gutegeka igihugu, yisanze yashatse murumuna wa Agathe Kanziga witwaga Catherine Mukamusoni. Je suis le docteur Séraphin Balarengana, je suis médecin et chirurgien de formation. Ni imibare yakozwe ku kigero kinini na Agathe Kanziga. Maze tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973 Bararengana Serafi murumuna wa Habyarimana na Catherine Mukamusoni murumuna wa Agathe bashyingirijwe mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi. Noneho bya burundu Agathe na bene nyina bari bamaze gushyira Habyarimana na murumuna we wari ujijutse kuruta abandi munsi y'ubugenzuzi bwabo. Insinzi TV. Uyu munsi tugiye kongera kubagezaho iki kiganiro mu majwi ayungure meza anyuza amatwi kivuga kuri Agathe Kanziga Habyarimana nk'uko abakunzi bacu mwabidusabye muri benshi. Izina rye rirazwi cyane ku buryo ari benshi bamwumvise kuva bavuka bakaba bafite abuzukuru. Ni umugore wahoranye imbaraga ntagereranywa mu Rwanda ku buryo n'umugabo we atamuvugiragamo. Ni umugore wahoraga yambaye ibikomo bya zahabu bishashagirana ku mubiri we, ariko nanone afite amaraso y'abantu benshi ku biganza bye. Uyu mbabwira na gato umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Agathe n'umwe mu bagore babayeho atinyitse cyane afite ijambo rya nyuma ku bikorerwa mu Rwanda hafi ya byose, yifashishije itsinda ry'abamafia ry'akazu yayoboraga afatanyije n'umugabo we ndetse n'abasaza be muri politiki nyinshi zo kwica abantu, kunyereza umutungo w'igihugu ndetse no gutegura umugambi wo gutsemba abatutsi. Agathe Kanziga benshi bamugarukaho bamugaragaza mu bikorwa bye by'umwijima yakoze, ku buryo rero n'abadatinya kumushyira ku mwanya wa mbere mu basenye u Rwanda. Ariko nubwo agarukaho kenshi nanone si benshi bamuzi neza. Twe rero nk'uko dusanzwe tubigenza mu biganiro byacu, icyo tugiye gukora no kuva imuzinga amateka yihereye y'uyu mugore Agathe Kanziga Habyarimana kugira ngo nawe umenye neza uwo ari we. Turavuga ubuzima bwe bwite, ariko ntitunibagirwa ibikorwa bye byamuranze nk'umugore w'umukuru w'igihugu mu myaka 21 yose, kuva mu mwaka wa 1973 kugeza mu mwaka wa 1994. Iyi ni Insinzi TV. Ubategura iki kiganiro mugiye kumva ni Bizimana Christian, nanjye ugiye kukibagezaho ni Twirike Safari. Mbahaye ikaze. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Insinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Agathe Kanziga yavutse tariki ya 1 mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 1942. Yavukiye muri Giciye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi, ubwo nahitwaga mu Bushiru. Ise wa Agathe Kanziga yitwaga Magera Gervais,
mu bihe by'ubukoroni yari umukire utangaje wari ufite inka nyinshi n'imirima, ku buryo muri ibyo bihe uyu Magera yakoraga bizinesi zo kwinjiza imyenda mu Rwanda yivanye hanze. Yari umukire w'agatangaza rwose wari unafite imodoka, kubera ko imodoka ku munyarwanda mu gihe cy'ubukoroni byari urundi rwego utabasha kwiyumvisha muri iki gihe. Ndetse Magera Gervais umwe mu barwanashyaka b'ishyaka rya Inari. Magera Gervais ni umugabo wari warashatse abagore 3, aho yari yarabyaye abana 7 barimo abahungu 2 n'abakobwa 5. Rero byahitaga bishyira Agatha Kanziga mu mwanya w'umukobwa wavutse mu muryango wifite, wagombaga no kugera kuri byinshi yashoboraga kwifuza. Byihuse Agatha Kanziga yagiye ku ishuri aho yize amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Rambura, aza gukomeza amashuri yisumbuye mu ishuri rya Lycée Notre Dame de la Providence de Karubanda. Ariko ku makuru Andrew Wells mu gitabo cye Steeped in Blood, we yavuze ko nubwo yagiye kwiga atarangije amashuri ye yisumbuye, kuko mu mwaka wa 1962 yahuye n'umusore wari ukirangiza mu ishuri rya gisirikare wari ufite ipeti rya Suliyetona, akaba yari afite na nimero iranga umusirikare ya 001, uwo nta wundi utari Juvenal Habyarimana. Aho bombi bahuye Habyarimana afite imyaka 25 y'amavuko, naho Agatha Kanziga afite imyaka 20. Bivuga ko aba bombi bahuriye mu bikorwa byo kwishimira ubwigenge u Rwanda rwabonye tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 1962. Ntibyatinze kuko nyuma y'umwaka umwe bakundana bombi bakoze ubukwe tariki ya 17 mu kwezi kwa 8 hari mu mwaka wa 1963. Uyu muryango mushya wibarutse abana 8 barimo Jean Pierre Habyarimana, Jeanne Habyarimana, Jean Claude Habyarimana, Marie Rose Habyarimana, Leo Habyarimana, Bernard Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, ndetse n'umuhererezi wabo akaba n'umukobwa Marie Merci Habyarimana. Hagati aba bombi bakimara kubana Habyarimana yakomeje kuzamuka mu mapeti, kuko nk'ubwo mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 1965 yashyizwe ku ipeti rya majoro tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 1967, agirwa Lieutenant Colonel. Ubwo ku rundi ruhande nako yakomezaga kugira umubano wihariye na Perezida Kayibanda. Ibi byatumaga Agatha Kanziga wari warakuriye mu muryango udasa w'umunyagumya kugaragara mu nzego zo hejuru, kuko yari umwe mu bagore bisanga kwa Perezida. Byasaga naho ubuzima bwe bwose bwari bwaragenewe kuba mu buzima bw'abifashije no guhora iruhande rw'abakomeye, kuko nk'ubwo mu buryo buzwi mu gihe cye nta wabaga arusha Perezida gukomera. Kandi ku rundi ruhande bijyanye n'ingabo na polisi nabyo byabarizwaga mu biganza by'umugabo we. Muri make umugore ukomeye bitavugwa. Ndetse ubwo yabyaraga umwana wa 6 ari we Bernard Habyarimana, wari Perezida wa Repubulika Kayibanda Gerwari niwe wamubereye ise muri batisimu. Ahari iki ni ikintu buri mubyeyi wese wabyaye yakwishimira, kubona umwana we abyarwa muri batisimu na Perezida wa Repubulika, kuko si bya buri wese. Muri iyo myaka wari kubona Agatha Kanziga ari kubona ari umugore ukiri mutoya wishimiye kuba mu rugo rw'umugabo we nawe ukiri mutoya, ariko wari urimo azamuka vuba vuba. Muri make muri iyo myaka Agatha Kanziga ari umugore wahiriwe n'urushako, ariko hari se benshi batekerezaga ko yaragiye guhinduka we iruhande rw'umugabo we Habyarimana Juvenal. Gusa nanone nubwo Agatha Kanziga ari umugore urahuri mu rugo rwe, umuryango we yaravukiyemo wari waramuhaye icyizere kidasanzwe nk'uko biba biri ku ijanisha riri hejuru ku bana bavukira mu miryango yifashije, ariko aho kugaragariza imiterere ye hari hataraboneka. Ubusanzwe Habyarimana we nta nubwo yari afite umuryango munini nka Agatha Kanziga. Ibyo rero byari bifite icyo bivuze ku mugore nka Agatha wari waravukiye mu muryango ukomeye wo kwa Magera Gervais. Ubwo nyine mu kubana na Habyarimana hari ikarita ihambaye yo kuvuka mu muryango ukomeye yari afite, kandi rwose yagombaga kumufasha byinshi mu kubana kwa bombi. Iminsi yari icumye indi irataha bigeze mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 1973, Juvenal Habyarimana afatanyije n'abasirikare bagenzi be bahirika ubutegetsi bwa Kayibanda Gerwari wari inshuti yarana n'umubyari umwana muri batisimu. Ibyo byahise bituma Agatha Kanziga ahinduka umugore wa mbere mu gihugu, cyangwa se First Lady mu ndimi z'amahanga. Ubu noneho kugaragariza ibyo yarashoboye hari habonetse. Umugore w'umukuru w'igihugu yari indi ntera yaragezemo. Aha rero umufatanye na basaza be bahise babona neza ko kujya ku butegetsi kwa Habyarimana byari bibaye inzira yo gukoza ibiganza ku nzozi bifuje kuva kera z'ubutunzi, icyubahiro no kwamamara, maze nabo barahira gukoresha aya mahirwe bari babonye ku kigero kinini gishoboka. Gusa icyo byabasabwaga ko ari ukugenzura Habyarimana mu byemezo byafata. Birumvikana ko nta wundi wari guhabwa ku kazi kuruta umugore yishakiye. Ubwo noneho Agatha Kanziga byanyabyo yaratangiye urugendo rwari rugiye kumugeza ku ishusho abantu bamumenyeho. Habyarimana kiba Perezida, umugore we babanaga hafi igihe cyose, niwe wari umujyanama we wa mbere, ndetse kenshi yabaga azi ibyo Perezida agomba gukora ndetse n'ibyemezo akeneye gufata. Aha niho rero Agatha yafashaga Habyarimana gukora ibibafitiye inyungu, ariko bikanafasha imiryango yabo. Nyuma y'ibyumweru 2 Habyarimana afashe ubutegetsi hari tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 1973. Sumubyara ntibazirikana Jean Baptiste yarapfuye, ubwo nyina Nyirazuba Suzana we yarapfuye mu myaka 6 yari ishize hari tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1967. Ubwo rero Habyarimana yarasigaye nta mubyeyi afite. Noneho byanyabyo Agatha Kanziga yaramwikuye asa n'umugenzura kuri buri ntambwe, ariko atangira bikora mu bwenge bwinshi bwo gukurikirana Perezida mu bikorwa bye.
nyuma y'ahangaha Agatakanziga gatangiye kugaragaza ishusho nyayo y'umugore wa perezida wa repubulika ukeneye kugira akaboko kuri buri kintu cyose, muri make yarakeneye kuba ububasha budasanzwe. Abanditsi benshi babegarutseho bati urupfu rwa Ntibazirikana rwatumye Habyarimana abona ko nta handi yakwishingikiriza kuruta mu muryango wo kwa se uko yari yarashatsemo. Ibyo bigasa naho yarahaye rugari umugore we n'abaramubi wo gukora ibyo bashaka, bapfa kuba bamushyigikiye. Ndetse kugira ngo hato umuryango wa Habyarimana utazigera umubera ikigusha ukaba wamuha n'inama zitandukanye n'ibyo kwa se uko babaga bakeneye, na murumuna we Bararengana Seraphie wari umuganga wizo washoboraga kuba umujyanama w'ibanga wa mukuru we mu gutegeka igihugu, yisanze yashatse murumuna wa Gatakanziga witwaga Catherine Mukamusoni. Ni imibare yakozwe ku kigero kinini na Gatakanziga. Maze tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 1973, Bararengana Seraphie murumuna wa Habyarimana na Catherine Mukamusoni murumuna wa Gata bashyingirijwe mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi. Noneho bya burundu wa Gata na bene nyina bari bamaze gushyira Habyarimana na murumuna we wari ujijutse kuruta abandi munsi y'ubugenzuzi bwabo. Kuva perezida Habyarimana Juvenal yagera ku butegetsi, umugore we Agatakanziga nawe yahise atangira kumugenda iruhande nk'umugore w'umunyacyubahiro, none hatangira kugaragara no gufata ibyemezo nk'umugore w'umukuru w'igihugu. Ndetse abo babanaga nawe batangira kubimwubahira, maze nawe izina rye ritangira kuzamuka bitabaho. Nawe atangira gukoresha ububasha yari afite mu kugeza umuryango we ku nzozi wahoze wifuza, utibagiwe nawe ubwe nk'umugore w'ububasha ntagereranywa mu gihugu. Mu gihe Habyarimana yafataga ubutegetsi, na nyuma y'aho abantu bagiye bakomera bitandukanye, ariko ni gake wari gusanga hari abakomeye kuruta Major Rizinde Theoneste wahise ashingwa ibiro by'iperereza. Uyu mugabo yagize icyizere cyinshi kubera icyubahiro n'igitinyiro yari afite, maze nawe asa n'uwibagiwe wamuhaka agatangira kujya ashaka kwitambika Gatakanziga, akamukura kuri lisiti z'abagombaga guherekeza umugabo we mu ngendo zimwe na zimwe z'akazi hanze y'u Rwanda. Nyamara uyu mugore rwose yarabaga ashaka kugenda iruhande rw'umugabo we nka madamu wa perezida akanitemberera. Ibi bikorwa bya Rizinde Theoneste bamwe bagaragaza ko ari ryo kosa rikomeye yakoze, kubyo ryo tangiro ryo guhanuka kwe akisanga muri gereza. Ngo kuko kuva yasuzugura Gatakanziga nawe yarahiriye kuzamwumvisha ububasha yari afite, kuva ubwo ntibacanaga uwaka, ku buryo na mbere y'uko Rizinde afungwa azira kuba yarashatse gukora kudeta, Agatakanziga yakoze ibishoboka byose maze Rizinde ava ku mwanya wo kuyobora ibiro by'iperereza mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 1979. Kuko ubwabyo muri icyo gihe Rizinde yari ikibazo kuri politiki z'akazu na Gatakanziga Habyarimana n'abasaza be, ngo yarababangamiraga bitangaje. Ndetse ntiharekeyeho kuko no muri gereza Agatakanziga akurikiranye Rizinde ashaka kumwicirayo. Rumwe mu rugero rugaragara mu ibaruwa Lieutenant Colonel Uwihoreye yandikiye imiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1992. Mu buhamya bwe yagaragaje uburyo Gatakanziga n'abasaza be bashatse kwica Rizinde n'abagenzi be bashinjwaga guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana bari muri gereza. N'ubundi Andrew Wells mu gitabo cye Steeped in Blood agaruka kuri ubu buhamya bwa Lieutenant Colonel Uwihoreye yaragize ati, mu mugoroba umwe Pierre Desire Cyarahani wari diregiteri wa gereza Ruhengeri yahamagawe mu rugo kwa Perefezigira Nyirazo wari muramu wa perezida Habyarimana. Ahageze hasanze madamu Agatakanziga Habyarimana ndetse na Elisa Gatwa. Byihuse uyu mugabo yahise abwirwa icyo yari ahamagariwe. Agatakanziga yamubwiye ko yifuza ko hicwa abantu batatu barimo Donati Murego, Komanda Nsengimva bakundaga kwita Makofe, ndetse na Rizinde Theoneste. Gusa Gatwa yahise abwira Cyarahani ko agomba kubica kandi akazahimbwa. Gusa uyu muyobozi wa gereza ya Ruhengeri yasabye umwanya wo kwitekerezaho n'ubwoba bwinshi, maze ahaguruka aho ngaho asubira mu rugo iwe gato. Arangije ajya kureba wari komanda wa gendarmerie mu Ruhengeri, ariwe Uwihoreye ariwe nabitanzemo ubuhamya. Cyarahani yabwiye Uwihoreye ibintu byose ndetse aranamubaza ati, aba bantu mbice cyangwa simbikore? Undi yamuhaye inama amubwira ko yumva atabica, ahubwo yabikora ari uko abonye uruhushya ruvuye kwa perezida Habyarimana. Ku munsi wakurikiyeho mu rugo rwa Perefezigira Nyirazo, ari imbere ya Festere wamusabwaga kwica Murego Donata ako kanya abandi akazabicisha inzara, yarangiza agahembwa bishimishije. Cyarahani yaratinyutse imbere ya Gatakanziga aramubwira ati, nimuzana u Rwanda ku ruvuye kwa perezida rusinyweho nawe niteguye kwica aba bantu. Agata n'abasaza be bamwumvise batuje, maze Agata nawe aramusubiza ati, icyo nicyo ushaka? Urashaka impapuro? Ati, ntacyo uzazibona. Bukeye bwaho nk'uko Cyarahani yari yabisezeranyijwe impapuro yarazibonye, ariko asanga nizo kumwimura akava muri gereza Ruhengeri akajyanwa mu ya Kibungo. Nyamara si ibyo yari yasabye. Birumvikana byaramutunguye cyane, ariko yari atarabona koko byanyabyo, kuko yari yakoze intare mu jisho yanze gukurikiza amategeko y'umugore w'umunyabubasha mu gihugu kurusha abandi. Mu gihe yari agishaka uko ajya Kibungo mu mirimo mishya, yahise atabwa muri yombi yoherezwa gufungirwa muri gereza ya Gitarama. Byihuse ahita anagezwa imbere y'ubutabera akatirwa igihano cy'urupfu cyaje guhindurwamo igifungo cya burundu. Uyu Cyarahani inkuru y'ibyamubayeho ngo yabaye no ku bandi benshi cyane batashyiraga mu bikorwa amabwiriza yabaga atanzwe na madamu Agatakanziga Habyarimana. Ariko nanone uyu mugabo Cyarahani Pierre Desire si benshi bamugiriye impuhwe, kuko hari abandi bagize bati, ubwo nyine akebo kagiye wamugarura isi irahoye rwose. Kuko uyu mugabo yari yaragize uruhare rukomeye mu kwicuruza abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere bafungiwe muri gereza Ruhengeri, ndetse benshi bakahicirwa abandi bakicwa ariho bavanywe.
Gusa uyu mugambi wo kwica Lizinde ntabwo Agatha Kanziga yawukomeje, kuko noneho nyuma y'aho Lizinde na Kanyarengwe baviriye mu nzira, ubutegetsi n'imbaraga zose ndetse n'abari muri leta bose bagiye munsi y'ibirenge bya Madamu Agatha Kanziga Habyarimana na basaza be. Ako nyine ariko kazu ngo ku buryo na Habyarimana byageze hakaba atabasha kubavuguruza, ahubwo agakora byose kugira ngo adashwana nabo, ndetse rwose akanabihorera bagakora ibyo bashaka. Mu myaka y'ikinyacumi cy'igihumbi 1980 Agatha Kanziga yazamuye urwego rw'imbaraga ruriyongera rwose ku buryo arushijeho gutinyika bitangaje. Nyuma yo kwimukira mu nzu y'ikitabashwa y'i Kanombe, noneho Agatha yabaye Agatha ku buryo aho mu rugo yagenzuraga buri kimwe, ndetse haranubatswe inzu y'inama z'akazu aho we ubwe ari we wabaga aziyoboye ndetse n'umugabo we. Ndetse mu byo kugenzura umugabo we, abanditse benshi n'abashakashatsi bagaragaza ko Agatha Kanziga Habyarimana akoze byinshi bibi, ku buryo abavandimwe babiri ba Habyarimana barimo umuhererezi w'iwabo ariwe Uwayezu Teresifori ndetse na Nzabakika Ntemerane wari umupolisi wa komini, bose bapfuye impfu zidasobanutse aho byitwaga ko ari impanuka. Ngo aba bombi Agatha n'abasaza be baba baragize uruhare mu rupfu rwabo, ngo kuko Perezida Habyarimana ajyaga aganira nabo byihariye, ngo ndetse ibyo bavuganye Agatha n'umuryango we ntibabimenye. Ngo rero ubutoni bw'abavandimwe be kuri Habyarimana bwo kugira ibyo baganira Agatha atabizi, ngo ni ikintu atumvaga namba, kuko yashakaga ko ari uwa mbere kuri Perezida Habyarimana abandi bagakurikira. Iyo uretse n'abavandimwe be n'abana babyeyi ntibageraga kwa Perezida uko biboneye, Madamu Agatha Kanziga Habyarimana yari umubyeyi w'igitsure cyinshi cyane, ku buryo ngo abana bajyaga kureba ibisa uko abahaye uruhushya. Ngo witwa Jarike Habyarimana wari inshuti ya se, ndetse akaba ari nawe muto mu bahungu be bose, ngo niwe nyina yari yaremereye kumusanga uko ashaka, abandi bose bo bagombaga kubanza kumubaza. Bisa naho ibyo Habyarimana yabaga azi umugore we nawe yarabaga abizi uko byakabaye. Ngo nubwo Perezida yahoranaga inseko ku maso ku buryo utamenya icyo atekereza, ariko inyuma za rido hari umugore w'abana 8 wari waravukiye mu rugo rudasaba umunyu, wari warihishe mu miterere y'umugabo we yo kudafata icyemezo, maze uyu mugore ahinduka ububasha ntagereranywa ndetse bw'agatangaza, maze First Lady aba First Lady koko kugeza no gufata imyanzuro ku buzima bw'abantu. Agatha Kanziga byari bizwi neza ko adakunda abatutsi ku kigero kiri hejuru cyane, uretse n'ibyo yabanenaga bitangaje. Ubwabyo politiki z'akazu zashinzwe nawe iruhande rw'umugabo we n'abasaza be byarabigaragazaga cyane, ariko noneho nawe ku giti cye byarabigaragazaga, kuko nk'ubwo umuhungu w'imfura Jean Pierre Habyarimana ubwo yigaga mu Bufaransa yahahuriye n'umukobwa w'umunyetiyopiyakazi wo mu muryango w'umwami wa nyuma wa Ethiopia Haile Selassie, ndetse uyu musore ashaka no kumurongora, ariko Agatha yarahakanye aratsemba burundu aramwanga rwose, ngo kuko uwo mwana w'umukobwa w'umunyetiyopiya yagaragaraga nk'umututsikazi mu maso ya Agatha. Si ibyo byonyine, kuko n'umwana we wa kabiri ari we mukobwa we mukuru Jeanne Habyarimana wakurikiraga Jean Pierre, nawe yakundanaga n'umusore w'umututsi bidasanzwe, ndetse uyu musore aza no gutera inda Jeanne Habyarimana. Ibi Agatha bifashe nk'ishyano ryareguye, maze mu buryo bwihuse umubano wahise uhagarikwa, maze Jeanne Habyarimana yoherezwa mu Bufaransa bariho abyarira uwo mwana, ndetse agarutse ashakirwa undi mugabo w'umuhutu wizewe kandi wakundwaga na Habyarimana n'umugore we. Agatha Kanziga Habyarimana ubwo yagarutsweho mu majwi y'abantu benshi mu mfu zibasiye bamwe mu bantu bari bazwi mu Rwanda mu mpera z'ikinyacumi cyo mu mwaka w'1980, barimo Colonel Stanislas Mayuya, ndetse nk'urupfu rw'umuzungukazi Diana Fossey bakundaga kwitanyira amacibiri, wamenyekanye ku bikorwa byihariye kandi by'agatangaza byo kwita ku ngagi, wishwe tariki 26 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1985, ngo nawe wishwe Perezida Habyarimana na Agatha babanje kubimenyeshwa. Nk'uko byagarutsweho n'umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'umwongereza ni Bwana Nick Gordon, ngo urupfu rwa Nyiramacibiri rwagizwemo uruhare n'abategetsi bakuru b'igihugu kandi umuryango wa Perezida Habyarimana ubizi, ndetse hari n'inyandiko nyinshi zigaragaza ko rwose uwamwivuganye ari Zigira Nyirazo wari Perefe wa Ruhengeri icyo gihe, ngo kuko uyu mugore yari atangiye kubangamira bizinesi zo gushimuta ingagi akajya kuzigurisha mu mahanga, kandi nk'uko akazu ariko kagenzuraga ubukungu n'inzego zose z'igihugu. Ibi byahaga Agatha n'umugabo we kugenzura byose, ndetse mu ishusho y'agatangaza. Agatha Kanziga yari umugore w'umukristo gatolika uhambaye kandi ukomeye, kuko buri cyumweru ari kumwe n'umugabo we bajyaga mu misa kuri paruwasi ya Saint Michel, ndetse mu mwaka w'1982 nyuma y'aho ikibeho hari amaze kubera amabonekerwa, uyu mugore wa Perezida Habyarimana yarahasoye mu ishusho y'umugore w'umunyarwandakazi usenga bidasanzwe yakirwa nka nyina w'igihugu. Nyamara ikarita yo kugaragara nk'umukristo we n'umugabo we bayikoresheje muri politiki zabo zihariye bategetse mu Rwanda mu myaka irenga 20, bituma babona benshi babashyigikiye kugeza no mu mugambi wa jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no mu buhungiro barakomeza baba iruhande rwabo kugeza n'uyu munsi baracyaharanira ko amazina ya Agatha n'abandi bagenzi be basenye u Rwanda gumye yera nta cyasha afite. Kuri iyi ngingo abazi imbere y'abandi bose bashyigikiye politiki za Habyarimana na MND hafi ubuzima bwabo bwose n'abitwa IDC International Democratique Chrétien, ni ishyaka rya gikristo ryo mu Bubiligi, iri ryo ririhariye cyane kuri iyi ngingo. Ndetse ibingibi by'uko Habyarimana n'umugore we bari abakristo b'igitangaza byahamijwe n'imwe mu mafoto y'amateka mu gihe Papa Yohani Paulo wa II yasuraga u Rwanda mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1990. Bombi mu nseko y'agatangaza bari iruhande rw'uyu munyacyubahiro bita Nyirubutungane, bigaragara ko banezerewe, ariko nyamara amateka azi neza politiki yabo ko ari iteye ndetse n'uko bategekaga u Rwanda.
tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 ingabo za RP Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Uru rugamba rugitangira ibintu byahindutse ibindi noneho Agatha Kanziga Habyarimana ari kumwe n'umugabo we n'abasaza be barahinduka, maze ku mugaragaro mu gatsiko kabo batangira gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu myaka ine yakurikiyeho. Agatha Kanziga Habyarimana utarigeze ukunda abatutsi ntiyumvaga uko ingabo ze zatakaza urugamba, ndetse ntiyumvaga uburyo yakumvikana n'abatutsi. We kuri we bari abantu baraho baciriritse b'abanyamahanga badafite icyo baza kumubwira. Mu buryo buzwi Agatha Kanziga ari umwe mu mahezanguni batari bashyigikiye iby'imishyikirano n'amahoro ndetse n'amasezerano n'amahoro yarusha, ndetse ibingibi byamashwanishije n'umugabo we wasaga n'uyemera ku ruhande rumwe kurundi akayahakana. Ibi byo kuzana diplomasi kuri ingingo ntabwo Agatha yabyumvaga, yewe ntiyanabishakaga. Agatha Kanziga ubwo yagize uruhare mu nama yateguriyemo jenoside inshuro itari imwe mu bijyanye no gutera inkunga imishinga y'interahamwe no kugerageza jenoside. Reka nanone nifashisha igitabo Stepped in Blood cya Andrew Wells yashyize hanze mu mwaka w'2019 yakoze byihariye ku kazu, maze turebere hamwe ishusho ya Agatha Kanziga mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Byagarutsweho kenshi ko mu gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga, leta ya Habyarimana yahise itangira ibikorwa byo kwivugana abatutsi no kubafunga ibiti byitso by'inkotanyi. Ubwo byari bisobanuye ko intambara iri hagati ya RP Inkotanyi na FAR yari ihindutse y'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Rimwe mu ijoro ryo mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 mu masaha ya saa 8 z'ijoro, Perezida Habyarimana ari kumwe n'umugore we Agatha Kanziga n'abandi bantu bo mu kazu barimo Nzirorera Yozefu n'abaperife babiri aribo Charles Nzabagerageza wa Ruhengeri na Kome Bizimungu wa Gisenyi, ndetse na Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana akaba na musaza wa Agatha Kanziga. Bari kumwe n'umupfumu wari watumiye muri iyo nama ngo agaragaze ko icyo bari bagiye gupanga kizaba amahoro, ngo bose barahuye kugira ngo bapange operasiyo yo kwica umubare munini w'abatutsi muri prefegitura za Gisenyi na Ruhengeri, aho za komini zari gutoranywa n'abo baperife bari muri iyo nama. Iyi operasiyo yari ifite fagitire y'ibihumbi 110 by'amadolari y'abanyamerika yageraga kuri miliyoni 10 z'amanyarwanda icyo gihe, yari gutangwa ngo akoreshwe mu gutwara abicanyi n'intwaro zari kwifashishwa n'ababicanyi. Ngo ariko kubw'amahirwe make rwose iki gikorwa cyari cyapanzwe cyaburijwemo n'igitero cyo gufungura gereza Ruhengeri cyagabwe n'ingabo za RP Inkotanyi mu rukerera rwa tariki 23 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991. Nubwo iki gikorwa kitakozwe cyari cyateganyijwe, ariko n'ubundi byarangiye mu gisa no kwihorera ingabo za leta FARI n'ubundi zisha abatutsi benshi biganjemo abagogwe kubera umujinya w'intsinzwe mu gihe RP yafunguraga gereza Ruhengeri. Uretse iyi nama kandi Andrew Wells agarutse ku nama zitandukanye zayobowe na Agatha Kanziga, harimo iyo yayoboreye mu rugo rwa Simbikangwa i Remera mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1991. Urugo rwa Simbikangwa rwitwaga The Temple cyangwa se ingoro y'urusengero. Nanone abandi batangabuhamya bagaragaje indi nama Madame Agatha Kanziga yitabiriye, iyo yabereye mu rugo rwa Colonel Elisa Gatwa, aho yari ari kumwe n'umugabo we Perezida Habyarimana, musaza we Zigira Nyirazo Prote, umuherwe Kabuga Feliciani, Yozefu Nzirorera ndetse na muramu we ubwo wari murumuna wa Perezida Habyarimana ni Dr. Bararengana Serafe. Iyi nama yareberaga hamwe uko urugamba rwagendaga, ndetse nareba uko urubyiruko rw'abahutu rwagombaga guhabwa ubushobozi rugahangana n'umwanzi ari we Mututsi. Aha niho Kabuga yasabwe gutanga inkunga y'amafaranga ari gufasha mu igurwa ry'intwaro n'imyambaro y'interahamwe. Undi mutangabuhamya waganiriye na Andrew Wells nawe yagarutse ku nama Agatha Kanziga ubwo yayoboye mu mwaka w'1993 ku Gisenyi mu rugo rwitwa Wirarisi Banzi. Iyi nama nitabiriwe n'abandi bantu bakomeye barimo Bagosora, Kabuga Feliciani na Matayo Ngirumpatse. Mu byavuzwe ngo nuko Kabuga yongeye kwemera inkunga yo mu mafaranga afasha interahamwe. Ngo noneho muri iyi nama Gatwa yasezeranyije ko azaha interahamwe inkunga y'imyambaro ndetse inshingano zo kubinoza ziha musaza we Zigira Nyirazo Prote Alliance Messier Z. Nyuma ko isezerano ryabaye isezerano, Agatha yahaye miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda Kajuga Robert wayoboraga interahamwe ku rwego rw'igihugu. Ayi yafashije abayobozi b'interahamwe kugendagenda igihugu cyose mu bikorwa byo gushyigikira interahamwe. Ntabwo inama zo gutegura umugambi wa jenoside no kuwushyigikira biciye mu nama zitandukanye ntabwo byahagarariye aho kuri Agatha Kanziga, kuko nk'ubwo tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1994 muri hoteli ya Perezida Habyarimana Rebero Orizo yari ku musozi yitiriwe wa Rebero habereye inama yari igamije gukusanya amafaranga yo gufasha interahamwe. Ku isaha saa 9 z'umugoroba kuri uwo munsi, Perezida Habyarimana yifubitse ikoti rye rya kaki, iruhande rwe hari Madame Agatha Kanziga. Bageze kuri iyi hoteli maze Nzirorera Yozefu arateguye igikorwa atangira ashimira Perezida ko yari yemeye kwifatanya nabo. Iyi nama yari nitabiriwe n'abantu batandukanye barimo Pasiteri Musabe wari murumuna wa Bagosora, Michel Bagaragaza wategekaga inganda z'icyayi. Muri iyi gahunda gukusanya amafaranga habonetse agera kuri miliyoni 3 ako kanya, ndetse uyu muhango usozwa n'indirimbo za Bikindi. Uretse n'ibyo, mu gihe cy'itangira ry'umutwe w'interahamwe, Madame Agatha Kanziga Habyarimana ubwo yatumiraga insoresore za MRND ariko zari zitarakomera ngo zihinduke interahamwe isi yamenye, maze agahurira nazo muri hoteli Urugwiro akaziha amabwiriza. Rwose bidasubirwaho yagize uruhare rukomeye mu kurema umutwe w'interahamwe, ibyo ntibishidikanywaho. Ndetse ubwo Agatha yatumiraga bamwe mu bayobozi bazo mu rugo kwa Perezida Habyarimana akaganira nabo. Uretse kwinjira muri politiki n'imitegekere y'igihugu no mu rugo rwa Habyarimana naho hari hihariye ukwaho, no mu rugo rwa Habyarimana naho hari hihariye ukwaho.
ubundi Agatha Kanziga na Perezida Habyarimana couple yabo kenshi yagaragaraga nk'iyishimye, ndetse rwose kenshi yajyaga gusenga buri cyumweru kuri Saint Michel, ariko imyaka yose basaga no hari ibyo bari baragiye bahisha ku buryo ntawe ari kubimenya. Ariko kuva mu mwaka w'1990 kutumvikana kwabo kwafashe indi ntera, ndetse biranarenga cyane, maze hagati y'uyu muryango w'abantu bari bakomeye kurusha abandi mu Rwanda, urukundo bahoranye rutangira kuzamo urwikekwe, maze kenshi wari inshuti y'umuryango wabo Musenyeri Vincent Nsengiyumva akajya agerageza guhuza abantu bombi mu gihe babaga bashwanye, ngo ndetse yewe niyo Agatha yahukanaga yajyaga kwibera kwa Musenyeri. Bidasanzwe muri iyi myaka yo kuva mu mwaka w'1990, Perezida Habyarimana atangiye kugaragaza ko yararambiwe ibyemezo byafatwaga n'umugore we afatanyije na basaza be Perezida Habyarimana atabizi cyangwa se atabimenyeshejwe. Ubwo rero kutumvikana kwabo kwatangiye gufata indi ntera. Andrew Wells yandika kuri ingingo yagaragaje ko rimwe Perezida Habyarimana yageze kujya kuri hoteli y'umuryango we iri ku musozi wa Rebero, ngo hageze umugore wategeka abarenzi kutamwemerera kwinjira burundu. Neza Perezida arumirwa asubira mu modoka azasubira iyo yaturutse. Ngo ibi nabyo byo kumufata gutya byakururiye Perezida Habyarimana mu kwishakira abandi bagore b'inshoreke ku ruhande, noneho bihura burundu umubano bari bafitanye. Mu buryo budasanzwe Agatha Kanziga yasaga naho ari we wategekaga igihugu, yari igitangaza bitavugwa, kuko ububasha hafi ya bwose mu gihugu bwarangiriraga kuri we, byasaga naho hejuru ye nta wundi wari uhari. Muri ibi bihe Agatha Kanziga akomeye atya yagarutsweho kenshi n'abantu batandukanye bibanda ku bikorwa bye yakoraga nk'umuntu wari ufite ububasha butandukanye, nk'ubwo mu ibaruwa ifunguye yanditswe n'uwahoze ayobora Orenforo ni Bwana Christophe Mfizi, akayita Rorezo Zero, aho iri zina ryahujwe na Zedi yazigira nyirazo. Muri ibaruwa Mfizi yagarutse ku bufatanye bwa Zedi na mushiki we Agatha Kanziga muri diri zabo zibanga zitari zizwi. Iyi baruwa yagiye hanze tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1992, ngo ndetse bidasanzwe ibaruwa yababaje Agatha Kanziga. Uretse n'undi munyamakuru wari warakoranye n'akazu igihe kirekire bitaga Janvier Africa, nawe mu nyandiko zagarutse ku bikorwa bya Agatha na basaza be. Ubundi bisa naho kuva amashyaka yatangira kubaho mu mwaka w'1991, aribwo noneho abanyarwanda bamenye ububasha ndetse na za diri z'akataraboneka zakozwe n'akazu, ndetse hanamenyekana byinshi byari byihishe inyuma y'inseko y'umugore wa Perezida wa Repubulika. Ugushwana kwa Habyarimana n'umugore we kwafashe indi ntera ku buryo umubano bahoze bafitanye nk'umugabo n'umugore wageze aho usa n'urangiye, ahubwo Perezida Habyarimana anatekereza ibyo gutandukana na Agatha Kanziga ku ngingo yo kumvikana na RP Inkotanyi no guca politiki zishingiye ku irondabwoko n'irondakarere. Byashwanishije umuryango Habyarimana ku kindi kigero cyihariye, kuko Habyarimana nk'umunyapolitiki wari perezida, nubwo atashakaga kubura imbaraga n'ububasha yahoranye bwo gutegeka no kugenzura byose mu gihugu atavugirwamo, ariko yibonye neza ko isi yari yamaze guhinduka, ko ku rwego mpuzamahanga ntaho yari afite acikira igitutu yashyizweho na RPF ndetse n'amashyaka ataravugaga rumwe, maze atangira gutekereza ko ashobora kumvikana n'izi mpande zose ariko akaguma ari perezida. Gusa ku mugore we Agatha we nta kindi yashakaga kumva kitari uko abahutu b'abakiga bahitwa mu mushuru bagombaga kugumana ubutegetsi ku kibi n'ikiza, Inkotanyi zitabyemera gutya agahangana nazo, ndetse abanyapolitiki bo mu gihugu imbere bagira ngo baravuze bakicwa bose, ndetse ubwo n'abatutsi bose bagatsembwa, noneho umunyarwanda w'umuhutu akabona amahoro arambye. Agatha Kanziga Habyarimana nuko we yabyumvaga. Inzira n'imyumvire bitandukanye ku masezerano hagati ya Habyarimana n'umugore we Agatha Kanziga isa n'iyaciye akagozi gato kari hagati yabo, ubwo umwe agasigara ari nk'umunyamahanga ku wundi. Ibi bitekerezo bya Agatha nabyo yarahuje na benshi mu kazu barimo Ngirumpatse na Nzirorera baje kuyobora MRND mu gihe cya Jenoside, ndetse n'abasirikare bakuru nka Colonel Theoneste Bagosora, Lieutenant Colonel Nsengiyumva Anatole n'abandi batandukanye. Ariko noneho byose byahutse aho amasezerano Habyarimana yemereye kuyashyiraho umukono, ku buryo na nyuma yaho yewe no kugeza mu mwaka w'1994 Habyarimana n'umugore Agatha Kanziga, uretse ku izina ngo naho ubundi rwose ntibari bagihuje na gake, bari baramaze kubyarana nabo nta kindi cyari kibahuza. Ibi byose byatumye Perezida Habyarimana ahinduka nk'umuntu wataye umutwe wari ufite ihungabana ridasanzwe, kuko we yakaganye ari we mugore we yishakiye, yari yaramaze kumutera umugongo hafi muri byose, ngo kuko nubwo yakomezaga kwitabira akarasisi ka gisirikare ndetse akagera mu misanga, ariko yagaragaraga nk'umuntu unaniwe, ufite ishavu kandi washobewe, ku buryo ngo no mu rugo rwose ataragifite n'ijambo. Andrew Wells yagarutse ku buryo rimwe mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1994 Perezida Habyarimana atumiye abayobozi b'interahamwe ku rwego rw'igihugu, ubwo ni perezida wazo Kajuga Robert na bavisi perezida babiri aribo George Rutaganda na Phineas Ruhumuriza, bari kumwe n'umunyamabanga ndetse n'umubitsi, hiyongereyeho n'umuherwe Kabuga Felicien kugira ngo aganire nabo. Maze mu gihe yaratangiye kuvugana n'aba batumirwa be, ngo Agatha Kanziga ahise agira mu rugo maze amuca mu ijambo ahindura ibiganiro, ngo ndetse mu kanya gato Seraferi Rwabukumba umwe muri basaza be abarahageze, maze burundu inama ya Habyarimana barayangiza asiga ntacyo kuvuga afite arumirwa, ahubwo bo bizamurira ibindi biganiro bitari bifite aho bihuriye n'ibyo yavugaga. Umutangabuhamya utanze ubuhamya akaba ataratangaje umwirondoro kubera umutekano mu gihe yatangaga ubuhamya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, yavuze ko abatumirwa bavuye mu rugo rwa Perezida Habyarimana mu masaha y'ine z'ijoro,
ariko ngo buri wese wari uri aho ngaho yabonye ko perezida Habyarimana nta bubasha n'imbaraga yari agifite, ahubwo byose byari mu biganza by'umugore we Agatha Kanziga ndetse n'umuryango we, ku buryo nk'umugabo mu rugo nk'uko asanzwe afatwa mu muco w'Abanyarwanda nta n'ijambo yashoboraga kugira ku bashyitsi yari yatumiye, ntaho yari asigaye. Mu mezi ya nyuma y'ubuzima bwe perezida Habyarimana ari umuntu ubabaje uteye agahinda n'impuhwe, kubera ko ahantu hose yasaga n'uwagotowe muri gereza atari kubasha kwivanamo, kuko ubwo mu ishyaka rya MRND Matayo Ngirumpatse wari aramusimbuye kuriyobora ataramworoheye, kuko no ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1994 ubwo yajyaga muri Uganda atamubwiye, byatumye bashwana cyane mubaza impamvu atari yamugishije inama mbere yo kujyayo. Mu gihe abasirikare b'abahezanguni barimo bagosora, Nsengiyumva Anatole n'abandi bari barasezerera mu gisirikare bagifite imbaraga barimo Serubugana rwa Gafirita, nabo ntibari bamworoheye kuko banamuhoraga ko yari yarabirukanye. Mu rugo rwe naho yarakomerewe bidasanzwe, kuko hashingiye ku makuru atanzwe n'inshuti y'igihe kirekire ya perezida Habyarimana yitwa Paul Henriot, wari wabaye mu Rwanda mu gihe kirenga imyaka 50. Uyu yaraziranye na Habyarimana byihariye mu gihe yaganiraga n'abakozi b'iperereza b'Ububiligi ku rupfu rw'abasirikare babo mu Rwanda. Uyu Henriot yavuze ko muri icyo gihe cy'amezi abanza h'1994 perezida Habyarimana yari yarahagaritse kurya iwe mu rugo ku byo kurya byabaga byatetswe n'umugore we, ngo ahubwo yari yarashatse umutetsi we bwite kandi wihereye wamuteguriraga ifunguro rye. Ngo Habyarimana gupfa arozwe si ryo kosa yashakaga gupfa nk'uko byari byaragendekeye umusangirangendo we w'igihe kirekire yari yaranahiritse ku butegetsi Kayibanda Gregoire, umwe mu barindiye umutekano perezida Habyarimana mu myaka 14 yose, witwa Senkeri Saratiere mu buhamya bwe yabigarutseho ati kuva intambara yo mu mwaka w'1990 yatangira Habyarimana yakundaga gukora mu ijoro kenshi, ariko kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1994 yatangiye kubaho yigunze ndetse yitaza umuryango we cyane, ku buryo yarasigaye yakirira abashyitsi be kure y'urugo rwe aho yumvaga atekanye kandi yizeye, ku buryo nta wabimenya cyangwa se ngo amubone. Ubwo ni ubuhamya bw'umwe mucungiraga umutekano bya hafi. Noneho wanamubonye bwa nyuma tariki ya 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ubwo yinjiraga mu ndege Falcon 50 ava Dar es Salaam. Ubwo rero nabwo amakarita ye muri politiki yo gukereza amasezerano n'amahoro yarusha arimo amushirana. Muri make yaramaze kunanirwa, ariko byose byarimo bimumaho ntibyari kure y'uburyo yabanye n'umugore we Agatha Kanziga. Kuri benshi bati rwose Habyarimana yarashatse nabi bidasanzwe, kuko no muri ibyo inkuru zo gupfa ko zatangiye gukwirakwira hose ndetse nawe arabimenya. Nanone kuri iyi ngingo Paul Henriot mu buhamya bwe yabigarutseho. Inshuti ye bari baziranye mu gihe cy'imyaka irenga 30, rero uyu yamwizeraga bidasanzwe. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu perezida Habyarimana afashe urugendo yerekeza ku kiyaga cya Muhazi, aho we n'uyu mugabo bahuriye maze mu bwato bwabo bombi berekeza rwagati mu mazi, aho bagiranye ibiganiro byabo byihariye bizeye neza ko nta muntu n'umwe ubumva. Ngo muri ako kanya Henriot yamubonaga nk'umuntu wari ufite ibibazo byinshi ananiwe cyane ndetse anacitse intege. Ngo muri aka kanya Habyarimana yamubwiye ko yifuza gutandukana na Agatha Kanziga. Ngo Habyarimana yabwiye Henriot ati ndashaka kumuva iruhande nkagenda, rwose ndashaka divorce. Aho niho umubano wabo bombi wari ugeze. Ngo perezida Habyarimana yaramaze no kurambirwa umwanya wa perezida wa Repubulika yashakaga kwigendera burundu, ngo kuko mu mwaka w'1992 ubwo bari mu rugo bari ku meza, ngo yabwiye abahungu be ko yari arwaye kandi nanone yumvaga ananiwe, ngo yumvaga ko bidasubirwaho akeneye kwiruhukira. Ngo ariko ako kanya umugore we Agatha ahise amukubita ku munwa, ngo ndetse asaba abahungu be kudakomeza kumva ayo magambo ya se. Muri iki gihe cya nyuma cy'ubuzima bwe Habyarimana ari wenyine nta wundi yabwira. Yari yigunze bitavugwa, byasaga neza n'ishusho ya Kayibanda mu gihe nawe yari afungiranye ntawe yakwitabaza, ku buryo ari nawe bihuza no kuba ari ibihe byarimo bimwishyuza ibyo yakoreye inshuti ye perezida Kayibanda. Abandi nabo batera ari masomo rwo yishigishiye, kuko izo mbaraga umugore we Agatha Kanziga yari afite ndetse n'abaramube niyo wari warabemereye ko bazigira. Ngo ubwo rero byari bimugarutse, ariko nawe ntacyo yari afite abikoraho, nuko nyine yemeye guhebera urwaje. Mu birori bya Pasika ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 mu nyubako yari mu Gasiza ku Gisenyi, nibwo mu birori yaganiriye na Jean Roger Bobo, wamubwiye ko umuryango w'abibumbye wari ugiye kuvana ingabo zabo mu Rwanda kubera gutinda. Ngo mu ijoro ry'uwo munsi nibwo Habyarimana afashe icyemezo cyo gushyira amasezerano y'amahoro yarusha mu bikorwa. Ngo ubwo yafataga icyo cyemezo bwakeye kuwa mbere tariki ya 4 amenyesha Enoch Ruhigira wari umuyobozi w'ibiro bye ko agomba gutegura imihango yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Ni guverinoma yateganywaga n'amasezerano yarusha. Ngo gitangira itegeko ku rundi ruhande umugore we n'abandi bari mu kazu nabo bahise bafata icyemezo cyo kumwica, ngo kuko noneho kuri iyi nshuro guhera ku mugore we n'abandi bantu bo mu kazu babonaga inyungu mu rupfu rwa Habyarimana kuruta kubaho kwe, kuko urupfu rwe rwari kubemerera ko jenoside itangira batsemba abatutsi ndetse bagatangiza intambara kuri RP Inkotanyi. Nuko byagenze tariki ya 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ubwo yaravuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere yari yabereye i Dar es Salaam. Indege ya Falcon 50 yarashwe maze perezida Habyarimana apfa ubwo, ndetse kuva iyo saha mu mategeko Agatha Kanziga Habyarimana atangira kwitwa umupfakazi. Indege ya Falcon 50 ikimara kuraswa
mu nyubako ya perezida i Kanombe Agatha yari ahari ari kumwe n'abana be batatu barimo Jeanne ubwo yanagiye gufotora aho indege yari imaze guhitana se yarimo igurumana, Jeanne umukobwa we mukuru ndetse n'abushura bwe Marie Merci Habyarimana ndetse na Bararengana murumuna wa Habyarimana nawe yahise ahagera ari kumwe n'umugore we Mukamusoni Catherine murumuna wa Agatha Kanziga n'abana be batanu. Ubwo abantu batangiye kuhagera bifuriza Agatha gukomera ndetse na telefone zivuye imihanda yose zicicikana ziza kumwihanganisha, ariko bitandukanye n'undi mugore wese upfushije umugabo akunda. Agatha we yarahuze cyane kuko kuri we byari bitandukanye rwose. Ibya Habyarimana wari upfuye siyo ngingo nkuru kuri we. Mu buhamya bwa Suzana Seminega wari inshuti ya Agatha kuko bari barakuranye, yagarutse ku byo yabonye amaze kugera mu rugo rwa perezida Habyarimana aje kwihanganisha inshuti ya kera yari imaze kugira ibyago nk'ibi byo gupfusha umugabo. Muri ako kanya ubwe yiboneye Agatha Kanziga arimo yandikisha amazina y'abanyapolitiki bagombaga kwicwa, bari barangajwe imbere na Madamu Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe wishwe bukeye bwaho. Uwitwa Jean Birara mu buhamya bwe we yavuze ko Madamu Agatha Kanziga Habyarimana ari kumwe n'abashiki ba Habyarimana b'ababikira ubwo bari baramukazi be. Yasabye ko Uwiringiyimana Agatha, Randouari Ndasingwa, Kavaruganda Joseph ndetse na Faustin Rucogoza bagomba kwicwa. Ngo buri wese wari uri muri urwo rugo azi neza ko Agatha Kanziga yavuze ko hagomba kubaho kwihorera kandi hakicwa abatutsi bose kubw'umugabo we. Muri aka kanya asaga n'ahari wasimbuye umugabo we ku butegetsi, maze ubwe aha uburenganzira bagosora ari umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'ingabo kugumya kugenzura ibintu akamuha raporo. Nta guca ku ruhande Habyarimana amaze gupfa ubutegetsi n'ubundi bwagumye mu maboko y'akazu, kandi mu kazu nta wari hejuru Agatha Kanziga. Ibyo ni ingingo yari izwi neza. Bagosora kiva imbere ya nyirabuja muri iryo joro, ni nabwo yagiye gusinya ku itangazo ryagombaga gucishwa kuri radiyo rimenyesha urupfu rwa Habyarimana ndetse no kuyobora inama y'iswe y'akanama k'abasirikare kari gafite inshingano zo kuyobora igihugu nyuma y'urupfu rwa perezida Habyarimana. Agataha mu rugo aho yari ari kumwe n'abasaza be, bigaragazwa ko yari arimo ahabwa raporo y'uko jenoside yatangiye gukorerwa abatutsi batsembwa ndetse n'uburyo intambara yari igiye kwerekezwa kuri RP Inkotanyi kuko ingabo zaho zari muri CND zarimo ziraswaho ubutaruhuka. Bukeye bwaho tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 jenoside mu Rwanda hose yari yatangiye. Kwa Gatatu mu rugo rwa perezida Habyarimana uyu mugore yarakomeje kugenzura ibintu byose ndetse akagishwa inama ku cyajyaga gukorwa cyose. Ibi bigahita binumvikanisha uruhare rwe mu ishyirwaho rya leta y'abatabazi yakomeje umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi, kuko mu kwemezwa ko yagombaga kugishwa inama nuko byari bimeze. Ku rundi ruhande tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 1994 igisirikare cy'Ubufaransa cyatangiye operation Amaryllis yo gucyura abaturage n'abandi banyamahanga bari mu Rwanda, ndetse ngo baza nta gahunda yo gutwara abanyarwanda bari bafite. Ariko bageze mu Rwanda ku mategeko ya perezida Mitterrand, ubwe ngo yategetse ko bagomba guhera ku mugore wa perezida Habyarimana. Nibwo ku wa 6 tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 1994 Colonel Gregoire de Sequente yahise agira ugusura gutunguranye mu rugo kwa perezida Habyarimana, aje kubwira Madame Agatha Kanziga Habyarimana ko ahawe ikaze mu mujyi wa Paris. Agatha nawe yari yamaze gufata umwanzuro wo kujya mu bihugu by'uburengerazuba gufata akaruhuko, ndetse rwose yahisemo gushyira ububasha mu biganza bya Bagosora ngo amusigarire mu mwanya, ndetse na musaza we Zigira Nyirazo Prote wiyumvaga ko ari igihe gitoya azahita agaruka mu gihe igihugu cyari kuba cyamaze gutekana nta kajagari karimo. Ubwo kuri we yumvaga ko ari igihe abatutsi bazaba bashize na RP Inkotanyi yatsinzwe urugamba. Muri make nta n'umwe ari kuba kimuteje ikibazo, nyamara ntiyamenye ko ubwo bwari bwo bwa nyuma yaravuye ku butaka bw'u Rwanda yaramaze koreka mu nyenga y'umuriro ya jenoside yo kurimbura abatutsi biturutse kuri politiki z'urwango, irondabwoko n'irondakarere zimakajwe nawe ndetse n'umugabo we n'abandi basangira ingendo be hafi bo mu kazu. Ndetse yumvaga ko kujya mu Bufaransa yaragiye gukora za diri zitandukanye mu gushaka intwaro n'ubundi bufasha bwari gutuma ingabo ze zitsinda intambara. Yumvaga ko kandi mu Bufaransa yaragiye kubona urubuga rwo kuvuga mu guhangana ku rwego rwa politiki mpuzamahanga, ndetse akanabona umwanya wo kubwira itangazamakuru mpuzamahanga ibyo arimo bibera mu Rwanda mu nyungu ze bwite. Nyuma yo gusurwa na de Sequente hahise hakurikiraho kuzinga ibyangombwa byose kandi vuba vuba kuko indege yari igiye guhita ihaguruka. Maze ku isaha ya saa 9 z'umugoroba ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 1994 Agatha Kanziga ari kumwe n'abana be batatu, murumuna we Mukamusoni umugore we Bararengana n'abana be batanu, n'umukwe we Alphonse Ntirivamunda na musaza we Serafin Rwabukumba buriye indege ya C-130 ibajyana i Paris. Ndetse bukeye bwaho abana bo muri Orphelinat Sainte Agathe yarashinzwe na Agatha Kanziga ngo ijye yakira abana b'abasirikare baguye ku rugamba nabo bajyanywe n'ingabo z'Ubufaransa zari muri operation Amaryllis. Maze abakozi b'abatutsi bakoraga muri Orphelinat baricwa kandi bicwa nabi. Yicwa ry'aba bakozi ryakozwe na Madame Agatha kuko ubwe yatanga itegeko ryo kutagira ubakora mu gihugu cyari cyuzuye intera hamwe n'abasirikare bari bamaze kuba bicanye ruharwa. Nta n'umwe wari gutinyuka gukora kuri aba bantu kubera ububasha n'imbaraga by'agataraboneka bya Agatha. Ariko ibyo ntabyo yashakaga ko aba bari abatutsi. Yicwa ry'aba bakozi ryagizwe ibanga rikomeye ntibyongera kugarukwaho kuko byari kwangiza isura ya Madame First Lady Agatha Kanziga Habyarimana, kubera ko n'umubikira wareraga abana w'Umufaransa yabujijwe kugira icyo avuga. Ndetse ageze mu Bufaransa hahise ajyanwa ahantu hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese, abaho acecetse ngo atazavuga uruhare rwa Agatha yiboneye muri jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko muri Orphelinat Sainte Agathe.
nyuma y'iminsi navuye mu Rwanda hari tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994 Madame Agatha Kanziga ari kumwe n'abantu bari kumwe nayo yageze mu Bufaransa maze yakirwa mu byubahiro byose bikwiye umugore w'umukuru w'igihugu mu ishusho yo kumuha indabo nziza z'igiciro cy'agatangaza zari zivuye kwa Perezida Mitterrand ziherekejwe na sheki ibihumbi 35 by'amadolari yo kumufasha nk'impunzi. Aho ku kibuga cy'indege yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Baradi wari kumwe n'abandi bana ba Perezida Habyarimana barimo Jean Pierre Habyarimana, Leo Habyarimana, Jean Claude Habyarimana, Marie Rose Habyarimana na Bernard Habyarimana bari baje kwakira nyina n'abandi bavandimwe babo. Uyu muryango wese werekezwa muri hoteli yitwa Forest Hill Hotel iri mu mujyi wa Paris rwagati yishyurwaga na leta y'Ubufaransa. Maze nyuma y'igihe cy'ibyumweru bibiri bahise bimukira mu nyubako Habyarimana yari yaraguze mu Bufaransa yari irahitwa Villa Mozart kuri 16e arrondissement mu mujyi wa Paris. Uyu mugore Agatha Kanziga arimo abaho mu buzima bwo muri hoteli y'inyenyeri 5, nyamara abatutsi mu Rwanda barimo bicwa kuva ku bana b'ibibondo ndetse n'ibitambambuga kugeza ku basaza bazira politiki nyinshi yashinze izindi akazishyigikira. Benshi batuye umugore yanyegeje umuriro arangije gusigira abandi ngo baho tarigendera. Nyuma yo gutuza mu gihe kiri hafi by'umweru bitatu, none Agatha n'umuryango we bashyize hanze barwa ndende igaragaza ibigwi bya Perezida Habyarimana mu myaka irenga 20 yamaze ategeka u Rwanda. Iri tangazo ryakurikiwe n'ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru ba chaîne ya televiziyo y'ababiri yitwa RTBF, ndetse nyuma y'iminsi 3 aganira n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique. Muri ibi biganiro byose yibasiye abo yitaga abanzi b'amahoro bivuganye Habyarimana, ndetse yanigaragaje nk'umupfakazi w'umukene ugomba kugirirwa impuhwe n'imbabazi. Nyamara yaratuye muri aparitema y'agatangaza inahenze bitavugwa. Hashize amezi 3 avuye mu Rwanda, ingabo za RP Inkotanyi zatsinze urugamba zihagarika jenoside yarimo ikorerwa abatutsi, maze we na bagenzi be bandi bafatanyije kwishora mu ntambara no muri jenoside batangira gutsemba abatutsi barumirwa, maze batangira gukubita hirya no hino, maze isi nayo ibabana ntoya bitavugwa. Maze Agatha Kanziga watangiye afite icyizere cyinshi cyo kuvugana n'itangazamakuru arahinduka asa n'uburi wirengero, kuko kuri inshuro byasaga naho ntacyo afite cyo kuvuga. Ubu rero hashize imyaka 28 jenoside yakorewe abatutsi hagaritswe. Agatha Kanziga yagiye garukaho gake cyane, kuko umuryango Habyarimana watoranyije Jean-Luc Habyarimana umuhungu we muto ngo ajye bari uvugira, naho nyina n'abandi bavukana nawe ntibapfa kugaragara. Gusa nubwo Agatha atavuga yakoze byinshi kugira ngo yikure mu isoni n'ikimwaro, nkaho yagize uruhare rukomeye muri lobbying y'akataraboneka y'umucamanza Jean-Louis Bruguiel cyo gushinja abayobozi bakuru b'u Rwanda bahoze mu gisirikare cya RP Inkotanyi kuri bo barashe indege ya Habyarimana. Ndetse nubwo yaracecetse, ariko Agatha Kanziga akoranye bya hafi na buri wese warwanyije leta y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 1994 uhereye kuri Alire, abacengezi, FDR ukageza no kuri RNC. Ntako atagize rwose mu gukora byose ashoboye kuri iyi ngingo. Muri iyi myaka yose kuva mu mwaka wa 1994 ntabwo yumvikanye kenshi mu itangazamakuru, naho yumvikanye hose yumvikanye nyine avuga leta y'u Rwanda nabi, kandi birumvikana ko atayivuga neza. Ndetse ejo bundi ahangaha hongeye kumvikana mu kiganiro cy'uruhererekane kuri radio Ijwi rya Amerika avuga ku bya kudeta yakozwe n'umugabo we mu mwaka wa 1973, aho yumvikana nitandukanye n'iyo kudeta ko ntacyo yari ayiziho, ariko abazi neza ibyo bazi ko rwose Agatha Kanziga n'umuryango we bari bazi biri gukorwa, ndetse ku buryo bari no mu bagize uruhare rukomeye ngo igere ku musaruro yagezeho kubacigatiza ubutegetsi mu myaka irenga 20. Uyu munsi Agatha Kanziga Habyarimana ari mu myaka 80 y'amavuko, ariko abo mu Bufaransa aho kugeza n'ubu agishakisha ibyangombwa by'uko ari impunzi, ariko yarabibuze. Ndetse mu minsi ya vuba rwose umucamanza yaramuhamagaje kugira ngo asobanure aho ahuriye n'ibyaha by'umujandarume w'umufaransa Paul Barire. Ndetse kandi ubutabera bw'u Rwanda bwatanze impapuro zo guta muri yombi uyu mugore kugira ngo afatwe aburanishwe ku byaha ashinjwa irimo uruhare rwe rwihariye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse ejo bundi ahangaha mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2021, igihe perezida w'Ubufaransa yemeraga uruhare rw'igihugu cye muri jenoside yakorewe abatutsi, yongeye kugaruka ku izina Agatha Kanziga Habyarimana nk'umwe mu barebwa n'ibyemezo by'ubutabera mu gukurikiranwa ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Icyo ntazi neza ngo ni ryari yushobora kuzabaho ngo Agatha Kanziga Habyarimana bazwe uko yahemukiye u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange, niba natwe tuzaba duhari ngo tubibagezeho. Kandi nsoje ntyo rero kuri ingingo yihariye twagarutse ku buzima bw'uwahoze ari umugore wa Perezida Habyarimana ariwe Madamu Agatha Kanziga Habyarimana. Gusa nsoza ndagira ngo mbabwire ko byinshi kuri Agatha Kanziga nababwiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo nasomye bita Steeped in Blood. Ni igitabo cy'umwanditsi akaba n'umushakashatsi w'umwongereza Andrew Wells. Iki gitabo uyu mugabo yagikoranye umwihariko uhambaye, aho yibanze ku bikorwa by'ibanga by'akazu. Nawe niba ushaka kumenya byinshi ku kazu no ku bandi bari bakagize batari Madamu Agatha Kanziga Habyarimana, nagukangurira kugisoma nawe ukamenya byinshi. Rero nshimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, hasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu. Ndabibutsa ko iki kiganiro mwakurikirwa kibategura ari Bizimana Christian, naho ngiye bakibagezagaho ni Twerike Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga.
reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. mwese muvuga mufite ayahe makuru da? reka mbabwire, ntimufite interineti nimusure Intsinzi TV musobanukirwe amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.